nagiye mu nkambi ntahantu namwisi nabwiye tungeze gusa mu nkambi hagati mu nkambi hagati aragiyangeje mu nkambi hagati nawe ati abantu abanyamurenga batuye nihe arahanyeretse kuri abanyamurenga nyine bazi ko tugira umuco mwiza nagiye mbamutse muri iyo area y'abanyamurenga noneho hari amaze guca iyo bukeye usanga bose abagabo nk'icumi baba bari hamwe none kibaza kagira none n'iki kibazo cyabaye gatinya kwaje kagira none ngo nyatsida yabaye abantu je ndari ikintu cyabaye je cyatumye abantu bahurura baza kure none abantu gusa bagize muri story bari mu makuru nyine ya ruguru no bajije umugore umwe ndamubaza ati se wamenya umugabo umwe witwa Bucyarunaka uwo ni so bukwe se cyokora abantu dukurikiye ndimurabe nta bukwe bwabaye buko stera rangira mugejeje mu kuwa mbere niyo finale kuwa mbere niyo finale none kuwa mbere hageze saa 10 twahanye turamuhamagaye nawe cyagisimba nyine umugabo yavuze yakigiyemo ari neza gakunguka kararengiriye twikoza kuri telefone igacamo nta abayumbe bose ni bamwe bakobwa n'abahungu ni bamwe bose nta gahunda bagira cyakora batubabarire twiyewe turamagara abayumbe n'abana beza cyane bibaza bakomeza ubuzima ni ibintu uvuga ngo ibije ubwo nyine nibyo bafata ubwo nyine cyangwa ukuje nyine kuri amubwira ngo twama tugendera ahangaha taya kibishoboka nanje ndumva nyagukunze pe nyagukunze cyane ariko singenda no sinyoro wangenda ngo yango ni nyorusha amagambo kera tangiye kera kuvuga twege nimba tuzatumera nk'ibipfura ntawe uzumenya tugira amagambo make bishoboka kigenze no gukunda bazakunda agatekereza ataho aba yazanye ibintu byo kugushiraho kugira ngo wemere muteze amatwi ibiganiro bya radio na televiziyo BMC mbahaye ikaze nitwa Bonfise Gapango Muhumure uyu munsi mbafitiye couple y'abatumirwa tugiye kuganira ku rukundo rwabo mu busanzwe nkora ibiganiro na couple zigiye zitandukana ariko ifite umwihariko ni couple y'abantu bakundanye barabomboka bitandukanye n'abashingiwe iyi ni ndi amazing love story nizera ko iri buze kubaryohera murabona ko basa neza bameze neza nubwo batabagize iminsi basa n'abashakanye ariko kandi baracara abageni reka mbaho umwanya babanze babibwire mwakoze nitwa Mutabazi Fidel mwibwirane nk'abanyamurenge Mutabazi Fidel iwanyu ni hehe urumuki abantu bazambaza mu biganiro kuki usiga abantu ntibibwira neza ngo tubamenye nitwa Mutabazi Fidel nkora ari mbivuze iwacu ni mu Rurambo igashamba umusinga papa yitwa Ruhana bamuzi turabanga igashamba mu Rurambo aho ni iwanyu bundi kwitongo yes aha ni iwacu kabisa nanje ndumuhika papa akamwita Samukiza amazina yanjye akanyita Nyambabazi Jolie twari dutuye ahantu bitwa ngo Kiziba nyine cyo ku Ndongo uri umuhiga bariya banda mayize amayize ngira ngo ni sokuru ndabaza kubereye soko ubwo kwendeza n'iki cyawe ni mushenge nuko rero ni couple ya Mutabazi Fidel na izina ni Nyambabazi Jolie Mutabazi Fidel na Nyambabazi Jolie nibo tuza kugaruka ku rukundo rwabo by'umwihariko Mutabazi Fidel ni umuntu twabanye cyane iwe ndagira ibibazo ntamubaza kuko muzi cyane ariko reka tubanze tuje muri love story Mutabazi ndagira ngo ni wewe waterese iyi nkuru ni urukundo rwanyu uyu mukobwa mwamenyanye gute ni story ndende
kandi ubwo ndakureba nubesha arakunyuma oya sinobesha kubera ko turi kumwe n'umuhamya turi kumwe ariko inkuru y'urukundo rwacu ntabwo ari ndende cyane ariko kandi ntabwo ari ngufi kuko ni inkuru ushobora kuva hano muri Kenya ukagenda igaruka i Buganda urumva hakurya y'imipaka umukobwa twamenyaniye hano muri Kenya Kitengela nawe yari ataramara igihe kinini avuye i Bugande n'iwabo nk'uko yabibabwiye rero ntiyari yakavuze yavuze ko bari batuye Kiziba ariko ubu bimukiye i Bugande niyo basigaye batuye noneho yari yaraje gusura urumva barabana nyine na ba sekuru hariya barabana neza NAKIVARA noneho yaje gusura nino nk'uko bisanzwe afiteyo bakuru biwe n'abandi n'ababyeyi bandi nyine ba se wabo n'abandi noneho tuza guhura nyine bisanzwe nabamenye ko twahuye nyine ahantu mu rusengero nyine ndamubona rukundo uzona umuntu ukumva umuravyo mwese murabizi wumva rukundo wumva nk'akaravyo kaguciye udasanzwe sukuraba arakantu kazagucamo ubonye umuntu mwiza timubizi se cyane iyo ubonye umuntu mwiza iteka ryose uzaba nk'akantu cyane ku bahungu ariko n'aba bacu niko bimeze siko bikomeza basigaye bivuga siko jori ntabwo ubona nk'umuhungu wumve ko umukunze n'ubuto mubwira tibibabaho birahaba warambonye se ariko tiyambonye zene okay nje namubonye mu rusengero nyine numva ndamukunze hano Kitengela saba ko tangira no gushakisha amakuru kuko ntiyarasanzwe hano Kitengela yari umuntu nyine mushasha noneho dusohotse ikanisa ngombwa ko mushakisha ndamubona uwo munsi nyine ga igitaramo kirangiye umugoroba ndamubona nyine ndamuvugisha mu nzu se mutaziranye ndamuvugisha ndamuramutsa bisanzwe musaba kunibwira nawe n'umwana mwiza n'umuntu w'ibyishimo byinshi ukunda abantu biraboneka arito nyine nawe arahagarara nyine turaganira yabanza ngo guca amazi mane iyi ni love story wamugezeho gute wamutumye umuntu waramubwiye oya urumva nje yasohotse nje mugenda inyuma urumva noneho mugezeho ndamusuhuza nari kuri moto nyine urumva umuntu utazaturuka nawe aransuhuza ariko ari gukomeza kugenda noneho ndongera ndabatse wahagaze tukavugana bukeya arambaza ati buranzi ababwira ati sinkuzi ariko nifuje ko tuganira bukeya aravuga ngo yakereje ari gutaha kuja gukora mu rugo mvuga ngo bazabigira busy mufite twongeye gukora mugani iyo turi kubashaka ariko bizabigira noneho rero ndamubwira ati tuvugana bukeya arahagara gatoya akanya gatoya turavugana mubwira amazina yanjye nabambwira yiwe mubaza hatuye arambwira mubaza nimba hari indi activity agira hano muri Kitengela ambwira ko ari ahantu azaja gusigarira umuntu ku mata hariya ubwo nyine mbafasha amakuru y'ingenzi make yaho wamubonera yaho namubonera nuko bukega ndasanja kuyicisha ndebe ko mubona ubw'amahirwe ndamubona telefone yari afite telefone ariko nari ntaragira ku rwego rwo gusabaga nimero ndongera ndayicishaga ndamubona ndamuvugisha ati niwe ninjye wakuvugishije rero nijoro hari mu mwijima ntiwamenye ariko ninjye wakuvugishije kuko yari mu kazi k'abandi nambwira ati noneho rero narinkenye ko twavugana bishobotse wampa nimero ngiye pita ntambuka ndagenda ariko ubaye successful noneho biba ngombwa ko tuza kuvugana kuri WhatsApp nijoro mwabaye nijoro ndamwandikira arasubiza ndamwibwira noneho neza nongeraga misubiramo nawe tuguma turacyatinga nyine bisanzwe ariko aho turagera ku ngingo nyamukuru ku ngingo nyamukuru yaje kugera kwa kure noneho rero iwe nkuko nabivuze wabona i Buganda yari yaje no kuramukanya ubwo twabonanye asigaje iminsi nk'itatu basubire i Buganda arumva noneho icagega ndamwandikiye ntange kumusaba rendez-vous yo kuzobonana nawe arangije arambwira ati nta mwanya gifite ino muri Kenya karaja i Buganda nabatse uri kuja i Bugande ubahagana he icyo gihe cyose kandi taramenya ngo vaye atuye iwabo ni arambwira ati i Bugande baramuhamagaye iwabo
atuye NAKIVARA. Okay, sawa namwe atubyo birahagije nta kibazo nta kibazo ubwo tuzaguma tuvugana ariko hagati aho numva ncitse umuntu wumva wakunze umwanya agiye gutaha ntibishoboka nuko sa nugiye kubivamo gatoya nyine ubuze nongera kumuvugisha bukeye arataha aje Uganda noneho kandi gakagatima kaba kari mu muntu kaguma nyine gukomanga burekeye aho ngaho Jolie wewe urumva iyo minsi yose yakuvugishije umunsi wa mbere aguhagaritse mu tutazi buke yagusanze ku iduka buke yakubwira ko gushaka ni ku mutima wakubwiraga wari wabyakiriye gute jewe nyine yarandamukije amuzi iryo joro rero ntabwo nyamwitayeho yahise avuga ati niba abahungu bo muri Kenya bazavuga bazabibirara bazakora ku mukobwa nuko bakaba baramuhushukanye niko bazababwira Uganda niko bazatubwira Uganda nuko je mfita nyine mbirekera aho ngaho nditahira ariko nyine nzibaza ati se umuhungu wampagarika mu muhanda atanzi anshakira iki nyine ndabagateka ncike zenda nisa kubonana nawe mwanya ntarataha je ndazovuga icyagamije utegere nyine arasa kandi araza nyine aho ku mata ariko munapetanira hato heza yanitega ngo nyamuhezega nayo mata rero ko mvuga nyine yihushukira nyine agifite n'ubwoba agifite none nimba yarawufite nimba ari gutazamugende ukunda iyo wakoze umuntu uzumutinya uzugira n'ubwoba bwo kumuapproachinga uzubona ko yaza kuvamo ikintu nuko barangize nyuma yago nyine arambwa yuko nyine yahushuka ariko nyine yarakeneye kundamusa nyine ariko yarahushutse arambonye mbese aho nyamubwiye nuko muhaye namba nta birebire twavuganye aho ngaho atagenda ariko nyine kera yanyatsa akanamba wowe utashe nuko yagusabye kubonana ntabwo wamutwaye mu bitekerezo iwe nyine igihe yanyatse namba n'igihe nyahise mubona gutya nyese nyine nyumva mu mutima wanjye si umuhungu izo arizo zose hari ijambo afite arangije kumbwira ngo nimuhe namba basiga tuzoganirega aravuga ati aha hantu ndabona kera hariho ijambo rikomeye umutima utangira kukubwira uri umutima uravuga nyine umutima nyine wanje wamutangira kumbwira ati senda nyine arashaka nyine kugira ngo tuzobane nawe uza muri Kenya hari igitekerezo wigeze ugira cyo kuba ati nshobora kuzateretwa cyangwa nkazashaka muri Kenya jewe kubera yuko nyari mpafite iminsi mikeya nyumvaga ntazoteretwaga muri Kenya nibwo nyatekerezaga mu mutima wanje nyavugaga ngo singashaka muri Kenya kubera kuhanga ahubwo ngo Imana izomfashe singashaka muri Kenya none se NAKIVARA haruta muri Kenya nyine sinzi ko nje hari haranyishizemo cyawe wari warahishize niba ni jewe ganaje sinyayimenye nyumvaga so nyine je ndashaka kuva muri Kenya yes mutabanga yakomereza asubiyeyo ucitse intege okay ariko navuga ati umugabo ntazo cikidege hano muri Kenya nara mu Uganda sikure kandi bitewe n'ukuntu twebwe abahungu ari ukuntu uzuvugisha umukobwa kubona nyine yaguhaye umwanya uramwandikira akagusubiza uramuvugisha akamusubiza n'ibyishimo kandi wamukunze avuga ati byanga byakunda ngomba kuja Uganda zagende mushakishe kuko sinari nzi ngo atuye hehe ariko yari yampaye nimero zagende mushakishe mubone tuvugane yange zogaruka utwikatige ni Uganda mbese wowe wamaje kugenda mutabihanyeho gahunda oya nta gahunda gusa nyine nuko twari twabonanye ni mu kwizera kandi no ashitiri Uganda iri Uganda ama network yabo aragoye umuntu aje WhatsApp akamara iminsi 3 agasakaje akanya gatoya gutyo nk'umuravyi akagiye navuga ati no reka nzogende live mwishikireho
fata urugendo n'abantu tuturanye aho twabanaga sinigeze mbaseze ko nanjye sinari shuwa mani wowe urwo rukundo rw'iminsi ibiri rwavugize imbaraga okay bibaho sinzi ukuntu biza bigenda byenda n'abandi byenda urukundo biravana urashobora gutinda cyangwa se rugatebuka bivana nyine n'ukuntu wewe wabyakiriye kandi hari igihe ino minsi turimo hari gushobora kubona umuntu no guprofita byenda sinzi guhagaze yoshikiriya bakamutwara abantu binana ari kurangara aho ikintu gitangaje muri aba mbese warateze uja Uganda mutavuganye ngiye kumushaka je narateze nja Uganda urabona nta nyange nta nkunda ari Uganda nari mfite abantu nyine abafamiliye abati sizabura aho ndara aho nzarya umutsima icumweru kimwe n'ubundi nzanirirwa nkoranga icumweru gashira nta mumenye ko icumweru gishize cyangwa ibiki reka ngende nega imodoka nava hano ari ku cyumweru kwezi kwa gatanu tariki 28 buke ndatega ndagenda i Bugande simpazi iyo nakivare simpazi kandi ari kuri ugenda kuri Google Map nagenda natega imodoka ijoro hajya naho wibaza uri mu rugenzi rwa kuri ijoro ryose imbe irankubite ngatu ngiye kweli ariko yakangana ico yokibukundira conyine ije ahubwo gana ncitazo kigeraho ngira ngo nico cyatumye nawe zaramutunguye nagenda shika namva muri Kenya nambuka i Bugande n'urugenzi ruba rurerure kuko ntabitekereza kuko nashitse Busia ndazamuka ngeze Kampala gutega imodoka ijana Mbarara iratinda nayo navuye Mbarara mu ijoro saa 4 z'ijoro urona kivana tumva Uganda Kampala ijambarara ahantu sinzi Mbarara ngo yerekeye sinzi ngo ninde uzanyakira nta muntu n'umwezi Mbarara urumva bati imodoka saa 4 z'ijoro Kampala ndagenda shika Mbarara nashite saa 11 za mu gitondo murukere aho muto nkiranga ubwo harashize igihe hingana gute mutandukanye avuye hano je Rwanda hari yashize nk'ibyumweru bibiri wari ukubiranya bigishuje gusa nyine narabyumvishemo nishiramo ikintu nyine abantu baratandukanye hari ukuntu wishiramo ikintu ukavuga ati byanga byakunda ngene ngihetse ubwe ngo kirabuze n'Imana nzogaruka ntacyo bitwara amafaranga tuyashaka tukayabona tukayakoresha nico abereye ndagenda nshika Mbarara saa 11 zo mu rukerera rwo kuwa mbere rwo kuwa kabiri hanyuma Mbarara sinzi ngo abanyamurenge batuye sinzi ngo niki biki pi nta muntu uzi shitse ndororoka imodoka ndagenda nicara ahantu bateka icyayi ndabanzaga ndabona nongere mfate mapu neza urayigize ikirere wajishitse maze mapu neza byiza okay hari no kumenya nosiyo y'icyongereza buke nayo ni byiza negereye umuntu namuvugishe mu cyongereza hano Mbarara na Nakivare hangana gutaramye mu kamasabi bishura gute ngo n'umutwaro n'igice sa nereka imodoka uwo ngoga wangurishije icyayi nereka imodoka ishobora kunjana Nakivare amagaye umutaximan nijiye muri taxi ikibazo cha nabonye kiri Bugande taxi murujabo muri bantu 8 twicaye muri taxi hanga harimo umugabo ufite umugore n'umwana nyuma gantumva ko ari babiri n'umwana naje nicaye ngeraga mu taxi yuzuye ibo ndabwo afite bank kuko uhamagaza umva nta network nari mfite ya internet mu buryo no ya na system ya biragoye nawe iragoye noneho rero nicaye muri taxi inyuma gato turuzuye abantu batatu imbere naho hari umuntu mwingiraga mu taxi yuzuye Uganda acari inyuma kumbe bacari ko bashaka abandi bantu muraza bagatekera baragutekera kabisa avuga ati nibashaka batekere gute ariko bampe kuvuga Nakivara ya nuko iyo taxi igeze aho ngaho iruzura nubwo ntiyari yuzuye tugenda mu muhanda bahamagara abantu muge neza mukagerekanya gukebera uwo mugore twasanze bamukikije undi mugabo narasetse sawa turagenda saa 2 buke tuba tugeze Nakivara umujyango w'inkanga tururutse mfata umumotari
ndamubwira okay hari ukuntu nyine umuntu umwe twavuganye yari yambwiye ngo ahantu abanyamurenge batuye sindi kwibuka hamwe mu Nyarugugu abaho Nyuko mbene ibyo nyine ndagiye mu nkambi nta hantu namwe se nabwiye tungeze gusa mu nkambi hagati ngambi hagati aragiyangeje mu nkambi hagati nawe ati abantu abanyamurenge batuye nihe arahanyeretse kuri abanyamurenge nyine basi ko tugira umuco mwiza nagiye mbamutse muri iyo area y'abanyamurenge noneho hari amaze guca iyo bukeye usanga bose abagabo nk'icumi baba bari hamwe none kibaza kagira none n'iki kibazo cyabaye gatinya kwaje kagira none ngo nyaksida yabaye abantu je ndari ikintu cyabaye je cyatumye abantu bahurura baza kure none abantu gusa bagize muri story bari mu makuru nyine ya ruguru no bajije umugore umwe ndamubaza ati se wamenya umugabo umwe witwa Runaka uwo ni sobukwe se woni data wacu bari wamenya aho atuye bambwira ngo arahazi ndambwira ati wa mwana kantwara bamumwana arahantwara abo ngaba data wacu ganti baza amakuru ko mayanza gaki ndashitse ganda mfize hodi ndinjiye kai ututse bimeze bite nyine naho mpimba indi mitwe nabwira ati njyewe wari waje kwiba nabwira ati njyewe mvuye Kampala nari ndi mu zindi za gahunda nyine zanje z'ubuzima busanzwe ndambona ntosubira muri Kenya ntaje kubaramutsa none ga naje kubaramutsa nuko niyo biti yangenza naje kubaramutsa baranyakire nyine baranishimira tubaye gahunga wacuga nta communication ye nambutse Uganda WhatsApp ntiyayikora guhamagara byabikunda ntayo wapi nashitse nukuva nashitse na kabiri ndi nakabiri gandicega aho ngaho banze ufatega amakuru y'akarere jitsa aho ngaho ndahiriwe niriwe njyamye ko narayingenda umugoroba ndacatujega ndaye aho ngaho kuwa gatatu gerageza guhamagara nimero y'iwacu pi tice nashitega bampantira telefone ngahamagara pi nuko ndabagati ibintu ko birandangiranye nabaza abo mbajije bakavuga ngo tibamuzi ariko gankirinda kubaza abakuru ababaza batoya ko nyine gusa kubwira ngo ati hari umukobwa witwa Mbabazi Joli muzi ubana iri aba makanisa menshi uwo mudasengana mu kanisa tuzi n'abanyamurenge ni benshi NAKIVARA ni benshi pe ni benshi kandi amakanisa ni menshi none nk'amakanisa nka 200 uwo mudasengana mutarimbana muri korali tuzumenye uwo naza mbaza nawe iwe ntaza nasenga nokuri sibazo icyo gihe twari hari umugutano wa Pentecost ngombwa ko gafata gahunda yo kugenda nzunguruka mu bitaro zose ariko umugore amukuye kure n'ukuri cyane urumva namukuye kure si ikanisa rihuriramo abantu benshi ngo nimba ari Desta abantu benshi pe amakora ari 10 no tugiye gutarama rubaga nukureba gusa ko bataye umuntu nukureba ikorari nuguhaguruka areba ibashira ndagiye no kabati mbaya iryo kanisa ntabarizwa muri iryo kanisa wacu turataramye ikorari nukuvuga ngo uko bugeje ninga utarabona umuntu inga gati yabaga kubera kuwa kane tuzonashite kuwa kabiri kuwa gatatu ganiri wangaho kuwa kane bitaramo gazama bitangira za Pentecost iyo bazama baterana kuva na kane nanu kuwa gatatu gusa nagize ubute ariko naho ngo hari ikindi gitaramo hanyuma ndagiye ese NAKIVARA bakunze guterana bari hanze ni hari nubwo nyine ku manywa zagateranira hanze aho ku manywa sinazaga ngiye maganye ndishuru nano ndagiye ndarebye ikorari ya mbere iratambutse pi amakorari 10 yose tegeye amakorari 10 yose tugeza saa 8 ngiye umuhungu twari kumwanga ati iyi ngiyi ndatwaye ubu tuje muri kanisa tugiye muri kanisa no ibo niyo ryabo ariko iwe ntiyari yaje no iryo ritaja iryo twagiyemo rya kabiri gaho gasaa 8 nijoro
tuva muri ico gitaramo tuja muri indi kanisa baza bataramagaye samana z'ijoro murukerera kugeza mu gitondo jewe gasi nari mfite gahunda yo gutarama jewe nari mfite gusama ko aramare kuririmba nimubona ndamutegereza cyangwa umutumo w'umuntu azi nintamubona turaja kureba muri indi kanisa mwana bitari barambwiye aramwanya se twabona nyo kuganira ndatanga ni urugenzi rero nuko gangiye muri iryo kanisa rindi ngo ni sajya gitwa Elohim ise niyo protocol araguye ku muryango ni umuntu uzi gukora protocol y'igitangaza yama mbona n'umushitsi yamagenda hagurutse undi muntu imbere arantwara uzi ko bakimeze nka ruguru neza arantwara neza imbere ngo ba ndavuga tanga yamenya ko yicaje umukwe ndavuga tanga ndavuga tanga ndamubona pe turicaye ubwo ni saa 8 z'ijoro kasakera bari bafite bishop uvuye hanze turataramya aho ngaho akanya gato nk'iminota 30 nicaye mu ntaramubona umuriro ngo ba uburagiye twama tujaga wicura muri kubonaga ntibigikunda nawe ukibonye uwundi turasohokaga uwo munsi ga ugenze gutya turagenda dusubiraga imuhira aho ga iryo ngiryo riba rivuyemo kuwa kane ku manywa nirirwaga njyana kuwa telefone yiwe ga ntiyayicamo kuwa gatanu mw'ijoro dusubireyo nabwo sinamubona nabwo twagiye muri indi kanisa nawe ataba iyo rya Elohim umuriro wagiye nimo yaba asengera ariko uwo munsi ariko bamenye ko byibuze ariho abariye oya ndabaza ndetse uwazunjana nawe ntazasenga kandi yabaga yarambiwe yabaga navuga ngo rikorari dusaze pe kuririmba kwama tubwira nawe ari kumwihutisha okay biragize gutyo none ntashe ngiyo data wacu namubwira ati okay umwanya ndi hano nimba ari umugeni mubonera mwongwiye tangiye nko gucika intege ubona ko ntakibonye ndamubwira ati noneho rero nshakira umugeni nanone nibikunda zogende mutwaye nibidakunda uzosigara ukora za gahunda zo kubaza no gukoshanya tuzotegura ubukwe badaye ngewe nsaga no bivuyemo ivyiwe urahebye nsa n'uhebye banshakira data ko yini mani zikoranye maze data uwo data wacu aragiye anza apamagara umukobwa babagorora simvuga amazina gakubera ko hari nani bamagara umukobwa araje turavuganye turafatanye turarangije uwo munsi mwaba mufatanye uwo munsi nawe ni umuntu uri sharp cyane uwo mugabo n'umusirikare sharp kabisa turafatanye mbese yamuzanye atese yamuzanye atese yamumubwira aramubwira ati mfite umusore uvuye muri Kenya n'umwana wacu ari kumugeni none ngwino muvuganye n'umushima ni sawa nagushima ni sawa araje turavuganye nawe no kurebana turamenyanye ampaye nimero ndamubwira ati okay tuzafata gahunda ndacyari hano twicare tuganire neza ariko ni ukumenyana byibanze nuko aragenda noneho urumvaga report twese twazishira uwo mugabo tugeze kumubwira nimba nakunze cyangwa umukobwa amubwiye nimba yakunze wa mukobwa amubwira ko yakunze je mubwira ko nakunze nari tarashirwa cyane ndamubwira toki nabe yaparitse aho ngaho tubanze ushaka ubundi atumya handi kuja kureba handi hantu abakobwa badoda nje kureba undi mukobwa urimo ndagenda shitsemo uwo yari yambwiye ngiye kureba ngewe sanga mundi nawe wari kudodesha uwo wari kudodesha abari we ngunda uwo yantumyeho ngiye sinanamubona barumva none okay uriya namukunze muhamagara aramuhamagaye noneho iwe uwo yari yantumyeho abari wahamagara ngewe uwo nabonye ntiyabari we uza noneho gasange mu nzu ndabatira ni biri danje noneho ndamubwira ati wapi bigeze aho ngaho none numvaga byose ngiye gucika intege none turi mugabo arabona ko ndi kumukinisha ariko gushakisha uyu nguyu waretse ijoro ntukiyamutara oyi ndasa n'uwaretse noneho badaye
nza kumubwira amakuru y'ingo ambwira ati ariko hari umukobwa w'umuyiga witwa Mbabazi Jolie sinzi ko waba uzi amakuru yiwe arambwira ati waramuzi ariko ntagira nimero yiwe ndambwira na se asanga ise baraziranye bari byo ngibyo noneho rero ndambwira ati okay wamumbonera se aho gatugeze kwa gatanu aravuga ati yareba niba yuzomubona ariko yamambwira yamachi intege ngo numuyumbe w'igitanga ngowe muti ngo ramuvugana pe uyu mugabo uyu nguyu hari umukobwa umuyumbe waho se ko abaye no ndaza bacura ni nk'abatinya bayumbe yamambwira ngo umukobwa ngo numuyumbe w'igitanga ngo sinzi ko twamubona ngo nuko ari biterane sinzi ko twamubona no hanyuma rero namwe tuwe mu nshakira araba ngo bazugerageza ubwo kwa gatanu baratambutse kuwa gatandatu uyu nguyu ahita mucaho agiye kwikorana nanje nagiye handi hantu ngo New Congo kera byose ndasa n'uwacita intege kera mfite gahunda yo gutaha kera gusa nagiye mandi bahungu basore bishuti tugende gusa twisohokere mu nereka inkambi biki asigaye kuwa mbere nzitahira nuko ndiyo iyo nagiye arampamagara ngo ufata moto fata moto nawe ndiye ishwa neza ko ari we yamambwira ngo fata mu aho urahugeze niba ari moto irahira hande ba wamuyifata ugaruke nanjye ga namayifata moto namasubirayo none mpageze arambwira ngo wa mukobwa wazuvuga anciye nimba ari we nimba atari we simbizi ariko anereka ikanisa agiye kwiga ikorane muri iriya kanisa genda uje muri practice nusanga ari we ugarukega umbwira amakuru ko ari we arambwira atariko nubwo yatambutse namusabye nimero mu guteganya bya ndusanze ari we tube dufite nimero ziwe noneho nawe yashitse ahindura indi line y'Uganda afite izindi nimero je ntari mfite iwe yari afite Airtel yano ico gihe gatwara yarabyitaye noneho ngendamo nanje muri rya kanisa ndinjiye yari bati yanambonye ngikinjira burya namukubita amaso naho gatina namasi nanitabije telefone namansohoka ndagenda ganja kugitanga report aho wowe wahise umenya Jolie ati yambonye umva ninjiye bari bicaye bari kureba nkiriye demba tukiyo ndoze muragwa umushobora yukavu tugiye kuja muri rya soko gucya riba gucya kadutu yashonje yamuye kubuzaho no agura umuneka gujya aho uyu mukobwa azatereta baraye ahita utaha ikibazo umukobwa aramubona yaje kumbwira nyuma aramubona rero abonye ariko nakora sambure y'umuntu none nawe mwakubitanye amaso uraho namamfunga ndagenda subiraga aho ngaho ndambwira tuke niwe kabisa niwe wamubonye neza ko ari we ntati sawa bikaga rero tubipange twitonze turi buryo tuzamubona nuko kandi musarire yasiganye nimero ziwe ariko nkama ndinye kuzimusaba kandi musaba nkamuhamagara amanyita umusasi ati wowe urutse hano gute uri umuzimu rero mbese ugatinya guhamagara umukobwa ngatinya kumuhamagara kandi nimuhamagara ni nimero muhamagaje ari amayikuraho yamazimya telefone tugende tuzomubure burundu ngiye wa mugabo ati we muhamagara aho gakuwa gatandatu baratambutse Sunday igabiri mu rusengero ku cyumweru nimugoroba nabo basubiye mu gitaramo none tutegereje ga nimugoroba baramuhamagara nka saa 2 aramubaza ate se uri he arabangwa ari mu rugo kubera ko ise ari mu protocole noneho ise yari asigaye ari gukorera abashitsi na mama wiwe uyataha nawe gukorera abana arumva noneho gatumuhamagara avuga ngo ari mu rugo wenyine ngo tugende tubamusange tuvugane kuko nawe yarazi ariko ntaramenya ko ari wewe ntamenya ko ari njyewe noneho wa musaza nawe agatinya kumwoza ese ni bande muri kumwe wa musaza arambwira ati reka nakantu gatoya wewe sohoka tuvugane bukeya
okay naho reme arasohoka garaza turangira aho duhurira turagiye turakubitana abana ni abantu bo muri Kenya abanaga ni abantu bo muri Kenya kandi wa musaza nawe umusobanutse yamavuga ati kubona turi batatu hano mu nkame ntifite isura nziza mwene mujana imbere nanjye sigara inyuma ndazigana makurikira nyine duhagarara ahantu nyine hatuje tuvugana ubwera kanyaga tuba turagiye tugendega imbere ga dusaga n'abaguye mu kantu ati kuranyibuka akambwira ngo ndakwibutse unibutse igitengera namubwira ati okay cyagiye twagize akanya gato aho ngaho tiktak cyagiye habaye umwanya mutoya wo kuganira bitewe n'impamvu zawe z'urugenzi rwihuta ariko ni wewe watumye nza hano nahitse mfata gahunda kuba nzoze hano tuganire gano twisanzura usanga iwayo namubwira ati uyu mugabo ni data wacu ni hondi ariko naje hano ari bonje kureba kandi naragushatse ibitaramo naragushatse mazi icyumweru cyose mbangushaka ukwejo kuwa mbere nari gusubirayo ariko ubwo tubonanye no kongera n'amezi abiri umenye iwanyu ntabe nimero yawe nta kibazo wewe gusa niwe bizovamo amezi abiri noya kwiza cyangwa se umwaka sinari ngifite gahunda yo gusubira ino cyane noneho rero nawe gabisa n'ibimutunguye nimutunguye nawe nyine arambwira nawe aranshimira namwe tugize neza utwongeye no kubonana ni byiza ibiki n'ibiki cyagiye gatuba tumanuka wa musaza nawe tugezeho wa musaza aravuga ati se mwamenyanye se tuba twamenyanye cyane noneho natwe twamatuje kumwereka ko tuziranye cyane umuntu nje mbanshaka inkambi yose icyumweru gishize ko tuziranye cyane nyine kandi nawe ni umuntu uzi kwiadapta cyane nuko duhitaga wa musaza ahita avuga ati none uyu musore uramuzi yaramwemerera ati karasubira muri Kenya no gushaka abageni iki n'ibiki mwase ariko mwavuganye iriya ubu yaje kumusubiza aramubwira ati ibyo twavuganye ati we duhakanya kugira tubisubiremo nawe yavuze ko yamusubiza wa musaza afite ubwenge bwinshi cyane ahubwo muramugurira turabwaje baramugurira namwe kubera ko mumenye amakuru y'ubwenge bwiwe mugomba kumugurira kanyaga nawe ko wa musaza yongera duhaye akanya nama nisiguraga keraga yarantaye ngo munani ati yewe sinakubwiye ibintu byinshi ariko naje hano kubera wowe mfite gahunda naragukunze sinabikubwiye tukiririya ariko naragukunze cyane kandi nizo byangejeje hano niba naje kureba none bibaye byiza wampa umwanya urambuye tukaganira abigusobanurira neza tukareka no gukereza gutekera abana kabigusobanurira neza tukabivugana hanyuma tukamenyaga ibindi bizokurikiraho nuko ahita ambwira ngo amaye umwanya kuwa mbere aho bari kutumwe n'umugoroba kuwa mbere saa 10 rendezvous ya bugufi cyane rendezvous ya bugufi arasobanutse cyane ariko aho ngaho kuwa mbere uwo munsi wo kuwa mbere nibwo Pentecost yari kurangira abandi bayisoje ku cyumweru ariko ngo mu mategeko nimba ngo ari Methodiste yagombaga kurangira kuwa mbere niwo munsi wari wanyawo kurangira ibo bariyongeza ikanisa ryabo bariyongeza ngo bageze uwo munsi wo kuwa mbere nuko dusubiye gayo turatashega ariko ngenda nishimye ati niyo nosubirayo ariko byibuze intego nigezeho nubwo itaragerwa yose ariko nigezeho ndamubonye kandi wenda gahunda yo gusubirayo noba nyisubitse abanza nkitonda hano ntacyo n'ubundi mbanje akariri noneho muri makeya story ni ndende cyane ariko reka noneho simbuka utubwire uko rero mwaje kumvikana noneho rero kuwa mbere hageze ibyo kora abantu dukurikiye ndimurabe nta bukwe bwabaye kuko stera rangira mugejeje mu kuwa mbere niyo finale kuwa mbere niyo finale noneho kuwa mbere hageze saa 10 twahanye turamuhamagaye nawe cyagisirimba nyine umugabo yavuze yakigiyemo ari neza gakunguka kararengiriye twikoza kuri telefone pi igacamo ntayo abayumbe bose ni bamwe bakobwa n'abahungu ni bamwe bose nta gahunda bagira pi cyakora batubabarire yewe
turahamagara yemwe n'abana beza cyane bibaza bakomeza ubuzima ni ibintu uvuga ngo ibije ubwo nyine nibyo bafata ni ukuvuga umwanya gahunda saa 10 afunga telefone aramugusiga yayifunze yayishyize muri silence yashyira muri sakame tugahamagara telefone igacamo pitita tugahamagara telefone igacamo pitita aho twari twaraganye guhurira twahagiye turahicaye turahamagara pi saa 10 irashira saa 11 size zirabo saa 11 ibaye uwo mugabo twari kumwe baravuga ati katahe n'umunyakazi aracuruza iba reka tahe akomeza acuruze jewe nimba dusubira nayo nimba nguma aho ngaho nta kibazo genda mubwira ati reka mama undi mutipe w'inshuti yanjye kera gatwamenye nyano aza nsanga hangana none tacu tuje gukora twigumira hano aragiye nje amagara ndi muhungu araje mubwiye amakuru yanjye ati naritegereje umukobwa w'inshuti yanjye none ndi kumamagara atari kuza aho uwo muhungu mumubwiwe yamamumenya vuba cyane kandi nawe yamamukunda arambwira ati yewe nanjye ko ngukurantanze ati nibidakunda nugenda nugaruka nuzomusanga nanjye zogira na umuhungu wiwacu mu Rwanda ariko arambwira wowe ngongera uhamagare kagucika intege nonge ndahamagara bihurana nawe yarasohotse atashe n'amurumuna wiwe bagiye mu rugo agiye n'ubundi kongera gukorera abana muhamagaye telefone arayitaba yewe wangize we twanye saa 10 none bigeze hangahe arambwira ngo nimubabarire ngo yari mu ikanisa ntiyaza yumva abahungu se nta umutima mwiza mugaruka wose wamugaruka ati sawa nta kibazo njyewe gagira nk'impugu ndavuga ati none reka nze basi dukubitane bukeya tubonane bukeya nongere ngo ubone tuvugane bukeya hasigaye izindi gahunda tuzozipangesha ariko nyine mpamagana nawe mugana ati namuvugishije yavuze ko telefone ari muri silence atazayumva arambwira ati ureka kwitesha amahirwe ubwo yitavye telefone mubwira se n'ubundi muganire bukeya ndamuhamagaye arambwiye ngo nimubwire ahari sinari ntamenyereye cyane mbajije umumotari wari aho hafi arambwira ndamubwiye atega moto ahita aza ansanga ngaho aje nyine tubona tuvugane bukeya nimara asubireyo ashitega noneho niho twicaye neza turaganira ibintu byose ndamubwira ati njyewe narakunze kandi niwe naje gushaka nta mpamvu yo gutegereza nimba warankunze nawe wombwira ahubwo ahita ambwira ko nawe yankunze ndavuga ati coga ni kimwe kivuyemo no icya kabiri njyewe ntuye muri Kenya maze icyumweru hano ndi kugushakisha iki ni icya kabiri ubu ngubu byenda mba narasubiyeyo ndi mu mirimo bisanzwe ariko narategereje nyine kugira ngo zo kubona none ubaye byiza ungirira imbabazi nimba ko wangunze ibyo gukunda cyane no kunsobanukirwa n'ibindi ni badaye we nemerera ubu nyine duceho tuje Nairobi arumva nawe isa nyine nibimugoye okay arambwira ati wewe wari ushaka umugendo uwo munsi nashaka twama tugenda uwo munsi ni nawo munsi twagiye twakundanye cyane kimwe twakundanye n'akazi rimwe umutwara n'akazi rimwe njye namukundiye no muri Kenya ariko wega ariko iwe munsi yanemereye ni uwo nguwo ni nawo munsi nyine twagiye nambwira ati nta mpamvu zaritirije nyinshi birebire byinshi zo kugwanza ngo ugende uzobaza ibisekuru n'ibisekuruza byanje ngo uzobone kunemerera tuzobone kugira umwanya urahenze ngume n'icyaranga mu mazu y'abandi birabuguye none wewe fata decision nyine ivuye mu rukundo nubwo ari ubwavo hanyuma duceho umugore nyine banza kumugora biramugora ariko baramugoye ngoga nako amasaha nawe wari wahangayitse inga yose urara mu bitaro usibye gani n'iryo yise reba n'urugenzi rwo kuvanga yewe na NAKIVARA no bibanza nyine kumugora cyane ariko nyine uko niko amasaha agendaga aguma gukura nayo bigeraho ngarambwira ati sawa yemere twama dusaga kera icyo kera kimwe gisa n'ikivuyeho duhamagaye wa mugabo
niwe gani kawe wadushingiye ndamubwira ati tuzanira umuganga abantu bunye ntibakicizerwa bose tuzana umuganga dufata ibipimo asigaye gatumenye ibindi aragiye azanye umuganga adufashe test ya sida nicyo mugobana ari cyo kindi kintu cyangoye warakumbuye oya si ukungura cyane no kuri na pasteur wona muri sida no nibitanga Mega pasteur nayo numva abeshimo icyo kintu kameramani yasaze cyo kintu cyane umutima wikamunda mu bintu byose ndavuga ati se none gusanga zero nimba ari positive n'urugenzi nakoze ukamara turushiranga abo nyine cyangiwe kuno wari uzi ko rero usanga ufite sida cyangwa ari umugore uza kuba ifite nje ntabwo mbona njewe nosanga cyangwa we twese turaba cyangwa we kandi si tuzamuyikekaho byenda kwamwe none n'urwembe wikadisha rego ngweme bana wabaga mu buyo hano kuri tawe ariko banavuga ko sida durandure ariko uzama wikeka abanyamurenge bazasangira inzembe za kongre uzama wikeka hano hose kubw'amahirwe kandi uwo muganga nawe ni igitangaza yamashiranga yazonga umugwe murebe bo nituba nimba ari tubiri yavuze urusitara tubiri muzoba wanduye nimba kaba kamwe muzoba uri muzima tuba tureba gutya tureba amaraso aratemze tubona kabaye kamwe navuga ndagitsinze naho ngaho bwa ibintu bisa n'ibi twama dufata gahunda turavuga ati gahunda ni gahunda iryo joro wari waratwaye tike se wipanze yewe urumva ni uguteganya njye nagiye nipanze nagiye nibikunda tuzozana nibyanga nzogaruka njye nyine byenda zomba gahunda yo kuzagira processes z'ubukwe cyangwa se gusa nyine sinabifite mind yo kuvuga ngo ubukwe ibintu birebire umuntu wazomucure kuva Uganda naragiye kahigerera tukabonana ngo bazose bamunzanire kandi ari kumwizanira nje nyine kandi cyo warukeneye n'umugore subu cyo nari nkeneye n'umugore sinari nkeneye ubukwe kabisa none reka dusubire kuri Jolie kugira ngo umuhungu aze yakuboneye hano of course ariko gusanze NAKIVARA mu Bugande murahuye mu ijoro ry'akazi rimwe ati naragukunze hanyuma dutege tugende wabyemeye gute niki cyatumye wizera urwo rukundo umuntu mwari mubonanye ijya gatatu yari ijya gatatu jewe nyine urukundo ntawe uzumenye ko ruza rugenda nanjye nyine nyese mubona nyine ubwo ngubwo arambwira ngo izinga ryose yanshaka nanjye ndababaje cyo gitambo ni kinini ndamubwira ati pole gano kuga ntakundi n'umukobwa wamburaga ugasubirayo kugasinyira uwawe ariko uko waje birashoboka yuko nyoba uwawe ndagenda mushike turabonana nyine nawe turaganira ambwira ko ari jewe nyine yatumye asanga yaransanze yaramfunze kuva umunsi twabonanye nyine yahise ankundira aho ngaho iwe none jewe mbese uri bumaraga byose ni jewe gahunda yo gushaka ngiyo sinyo kugira ngo ndayifite cyangwa kugira ngo ntayo mfite aho ngeze ahantu nyine ho gushaka ariko nta gahunda mfite tubu nyine cyangwa ukuje nyine kuri amubwira ngo twama tugendera aha ngaha tayari kibishoboka nanje ndumva nyagukunze pe nyagukunze cyane ariko singenda no sinyoro wangenda ngo yango ninyorusha amagambo kera tangiye kera kuvuga avuga twege nimba tuzatumera nk'ibipfura ntawe uzumenya tugira amagambo make bishoboka kigenze no gukunda ahandi umuntu agatekereza atahuka aba yazanye ibintu byo kugushiraho kugira ngo wemere umuntu agahita atekereza nyine rega nizimana guhinda nuko ndangize
nyine mpatamo ndamubwira ati bishoboka yuko nyuza sinyaje nyitegura n'umwana nyamutaye mu nzira uwo twari turi kumwe ndamubwira ngo nawe batashe ndaje ubu nyine tari kuga mureka ahubwo basigaye ejo bazi barazanga bagira ngo akera amasaha nayo baragiye karikira kandi imibare yo kuvuga ngo ufate moto kino gihe abantu bose bavuye mu muhanda ngere muhira ndashika mbwire gute data ndashika mubwire nyarindi he kino azi yuko bambwiye ngo tahe kare nije gukora nimara nshike mubwire nditekerezaho naho ya ubwo nyakunze ngendere mwese urukundo birakunze nyine tugende ariko Jolie nawe uratwitse wewe wabonye moto yo gusubira iwanyu n'imodoka yo kuza muri Kenya ubona ariho hafi oya wari wakunze ubwo nawe wari wakunze hanyuma Fidel nuko byagenze mu murabanye ubu ngubu urugo rwanyu rumeze gute mubanye gute ntabwo uzugira nk'amatsiko umugore wawe kuki njyewe tutaja muri honeymoon ngibyo abandi bakobwa bavuga cyangwa yumve akeneye bya bintu by'ubukwe asa no kugora okay icyo ngicyo cyo ntangire kuri cyo waruvuze cyane umuntu ubundi honeymoon n'ubuzima bwose twe twatangiye honeymoon aho ngaho twakundaniye kugeza n'ubu nyine honeymoon tuyirimo aho honeymoon irakomeje sinzi izoshira nuko dufite urugo rwiza kandi wenda okay hari ibintu nyine byaba ni nk'umuco ubukwe n'ibindi ariko ubukwe mwabukora mbere anytime ubukwe turi kubutegura tuzabukora nabwo no kugira ngo turonke igipapuro kiriya nyine certificat ya mariage ariko zo kugira ngo byenda biduhe ntacyo bikontribute mu rugo so kugira ngo biduhe urugo rwiza urumva urugo rwiza tururimo kabisa nta kindi kintu twifuza kirenze tutabonye icy'ingenzi ni urukundo kandi urukundo rwacu rurakomeje nta n'ikintu kizoruhagarika nta n'umuntu irakomeje nta kizayihagarika ubundi icy'ingenzi ni urukundo kandi uzi ko abahungu babombora akenshi aribo bashaka abagore beza situbizi ko byenda ari abahungu babomboye abahungu bagira amagambo bazi nyine gucanga cyane ureba kumvisiza umwana w'abandi n'uwe muje kuborana umuhurukana muri kimwe cyo ari ikintu mu muco wacu urukundo n'umuco biracyari ibintu bibiri bigize kubera ko mu kinyamurenge nta rukundo rubaho kubera ko umwanzuro yafashe ni umwanzuro w'urukundo ariko hari n'abandi bazafata imyanzuro y'inkundo ariko noneho umuco winjiramo urwo rukundo akabaye kwa mateke ngo mbomboke bazonseke kandi yarakunze usibye no kubomboka n'uwakundanye n'umuhungu akamupresente mu rugo bagategura mariage ariko noneho byinjira mu bijyo by'umuco bakamagenda hariwo njyewe nzi vuba muri minsi ya vuba wari ufite umunsi wo gusora save the date barakoshanyije bamagenda baramubwira ngo iwabo muhungu ngo bazakwita abagore kira basekuruza bataranakizwa uwo muhungu yarakijijwe na se yarakijijwe uzenda wasanga na pasiteri ariko ngo icyo gusa ngo kirakomeje umukobwa agahita yanga umuhungu cyangwa umuhungu akanga umukobwa ni ukuvuga kubera icyo akantu gatoya ni ukuvuga ngo nta rukundo ruba ruhari ngo urukundo rugomba kurenga ibintu byose ubundi urukundo na mariage bihuriye urukundo na okay nuvuga ngo mariage ni umuhango kubera ko nubundi byenda ururimi rwacu rw'ikinyamurenge ruzaruba nk'urukeni ariko hariho nko mu Giswahili mbivuge mu Giswahili cyangwa se mu Cyongereza nko mu Giswahili hariho icyo bita harusi urumva harusi ni ibirori by'uriya munsi nyine w'abantu babiri babanye ariko kira bita ndoa ni ubuzima bw'iminsi yose bw'abantu babiri babanye urumva nuvuga ngo ndoa ntabwo iziva muri hariya wa munsi wa harusi ubundi abantu mu muco wacu tugira umuco mwiza ariko kandi hari ibintu bimwe dutindaho bitari ingenzi hari abahungu kuri none badashaka kubera ko badafite ubushobozi bwo gukora ubukwe kandi bafite ubushobozi bwo gutunga umugore no kumukwa ariko ubukwe bugatuma adashaka abandi nabo ntibafite ubushobozi bwo gukwa ariko barakundanye
iyo si impamvu nayo gutuma mutabana kuko nukuri so ibyo ni ibintu bigomba guhinduka abantu bakibana mwana ko abana bishimye kera yibagiwe NAKIVARA yarayibagiwe nanjye nibagiwe ubundi buzima bwose nari mbayemo kandi ubu Fidele kuvuga muje gutura NAKIVARA wo kwemera yes burimo burira kubera ko amashusho ahamera nabi reka dusoze ikiganiro mbashimira cyane ariko mbasaba kugira ubutumwa mwaha abajene bagenzi banyu batarubaka bifuza kuzishinga dushingiye wenda kuri story yanyu murabanye nk'umugore n'umugabo n'ubukwe muzabukora mugira ico mubwira rero abo bagifite amashaka muri bati twabongoka twakora ubukwe buciriritse twagira gute kuko n'abakora amakuco ni ikibazo gihari agafata amalone amafaranga abyara akamatangira amadeni y'urugo rusha abandi bagatangira kuburara kandi yari afite ubushobozi bwo gutangiriraho urugo rwiwe ndagira ngo mbaheze umwanya duhereye kuri Jolie agira icyo avuga na Fidele cyangwa ariko njye ntangiye sawa okay mujye mu ijambo rimwe no ubwira bagenzi banje hari ubundi bukwe ni bwiza ariko kandi bitewe n'umuntu situation barimo ntibyatuma mutubakana ngo nuko wabuza amafaranga yo gukora ubukwe ikindi cyongeyeho nuko ngo ahantu ubusanzwe uri cyangwa inzu ubusanzwe uri ubamo n'ibiryo usanzwe urya uzana undi muntu muramutse mushingiye gusa ku rukundo niyo fondation nkuru muramutse mushingiye kuri cyo kintu uwo muzana mwo bisangira aho uzurara mwo hararana ibyo uzurya mwo bijya mwembi kandi tiwo buri cyo yambara nawe ntibishoboka rero ngiye cyo no babwira bagende bave mu bintu ibintu bimwe bisa n'ibishaje bamashe bashingire gusa ikintu kimwe cyitwa urukundo nyuma y'urukundo ibindi byose biroroshe ni ubusa kabisa nk'ubu twebwe kubera ko twubakiye ku rukundo mu by'ukuri twavuga ko dufite ibya mirenge ariko kubera ko tuguwe neza kubera ko tuguwe neza dufite urukundo dukundanye ibintu byose ni amahoro rwose bagende bareke ubwoba bubake bave mu mandazi reka mbashimire Fidele na Jolie mwakoze cyane kandi tubifurize urugo ruhire ico ni ikinyamurenga ariko urukundo ni rwa mbere kandi ubukwe muzabukora muzanadutumire tuzabutaha bizaba byiza cyane mugire urugo bwiza muzabyareho ngo nakobwa mu by'ukuri story yanyu yari iryoshe cyane urugenzi rw'Ubugande rwamfashije wa muhanzi w'umunyarwanda w'imparamwe uko nagiye Ubugande nawe niko bimeze rero mwakoze reka nawe wadukurikiye ngushimire abari mu rukundo mushira urukundo imbere kurusha inyungu n'ibindi byose kubaka mukabana no mwakundanye dore ko bavuga ngo n'urubavu n'ubundi rwawe namwe turabifurije kugira muzabikore kandi mukomeze mushira urukundo imbere mugire ibihe byiza rero mugire amahoro y'Imana mwari kumwe naje Bonfils Gapango muhumure ubwo naho